uyu munsi wa none hari abantu bari mu bibazo bitandukanye, hari abihebye, hari abapfushije, hari ababishwe n'inzara kandi basenga, cyangwa nubwo baba badasenga ariko ubuntu bw'Imana ngo bugera kuri bose. Ni iki wabwira abo bantu ukurikije ibyo nawe Yesu yagukoreye? Ni ubuhe butumwa waba abantu bakiri mu bibazo, mu gahinda, bihebye, batabona ejo habo hazaza? Ese hari message waba bafite? Hari ya Bible verse yo muri Imana idashoboye. Nta kibazo na kimwe cyahagarara imbere y'Imana. Sofa adashaka kugikora, maybe afite ubundi mugambi. Kuri hari ibintu tuba twifuza Imana idukorere, ugasanga maybe we arareba n'iki cyo kikubereye, yego, ikaguhamo ikindi cyangwa ikabiretse. Zibiyopa baririra Dorcas kubera imirimo myiza yabakoreraga. Doruka Tabita, Doruka mwiza, turakwinginze widusiga, ya mirimo myiza wadukoreraga tuzayikorerwa nande, y'amakanzu meza watudoderaga tuzayadoderwa nande. Mana turagusaba tugarurire Doruka, Mana turagusaba tugarurire Doruka. Iyo nkuru y'umupfakazi w'iyopa ngo wapfuye, maze abapfakazi, abakene, imfubyi bakazana imyenda bakayishyira imbere ya Petero, ati dore uwayitudoderaga yapfuye. Maze Petero abonye imirimo myiza Dorcas yakoze, aragenda arasenga, ubundi Imana iramuzura, aragaruka. Iyo nkuru nkawe mudamu w'iki gihe ukorera Imana w'umukristo, ubundi ikwigishije iki mu buzima bwawe? ubuzima bwa buri munsi. Evangeliser Le Monde, twebwe dukorera hose, ari mu modoka, turi mu rugendo, izuba riva, imvura igwa, ku manywa, nijoro, i Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, muri Afurika, hose turahabaye. Ni Evangeliser Le Monde, izina ni ryo muntu. Yes, hano turi kumwe n'umudamu mureba kuri ekara zanyu, uhamya Imana, uvuga kugira neza kw'Imana. Aha turi mu gihugu cy'Ubufaransa, turi mu rugendo nyine murabiruzi, ariko reka tugende tuganira, tuvuge kugira neza nyine kw'Imana. Niriwe neza kandi muraho? Ya, tuguhaye ikaze kuri screen za Evangeliser Le Monde TV. Murakoze cyane. Ya, ubundi babita bande cyangwa mwitwa nde cyangwa witwa nde? Banyitsa Eve. Eva. Eva, okay. Cyangwa Eva. Eva. Ndi Madame Bishenga. Ndi mama w'abana bane. Wow. Abana beza cyane. Amen. Bakuze. Abana bane. Ndashima Uwiteka. Yego. Umwana wawe w'imfura afite ingahe? Se ni wowe umubyara? Cyane. Kubona ukiri mutoya se? Ni neza y'Uwiteka. Ya. Eva, ubundi Eva uzi icyo bisobanura? Mama w'amahanga. Mama w'abantu. Mama w'abantu. Amahanga n'abantu si bimwe.
bien sûr. Eva turagushimiye cyane kubwo kwemera d'abord gufatana natwe uru rugendo rw'ivugabutumwa tujye mu murimo w'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo car Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait. Je sais très bien qu'il y aura les récompenses. Ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo iyo mwakoreye abera bose, ibihembo sont réservés pour toi. Ya Eva uri kuvuga ikinyarwanda, ntuzi ikinyarwanda nyine, ça veut dire que waje naha ukuze uzi ikinyarwanda. Uri hano mu Bufaransa, muri Europe, ukaba no muri Amerika. Ariko cyane icyo mese nenda kuvuga, aho ugereye hano muri Europe urabona utwaye imodoka, uri muri autoroute, ahantu uri gukoresha umuvuduko w'130 ku isaha. Ni umuvuduko ukabije munini cyane, ariko muri iyi mihanda bita highway cyangwa se autoroute nibyo biteganijwe. Ubundi wari ubifite mu nzozi zawe ko wakora ibirometero nk'ibi utwaye imodoka uri kujya mu murimo w'Imana? Iyo ni iki wabivuga? Ubusanzwe ni umuntu ukunda driving. So kujyana mu muvuduko. High speed, yes. Ibyanjye ndabikunda, ariko with security. High speed, but with security. Yes. Oui. Ushaka kwiyahura. Nibyo, high speed ariko akariro ukagakontorora na fre. Rero noneho iyo nyine urabona ugiye gukora, ndibwira ko tugiye gukora urugendo ruri hagati y'amasaha 7 n'8 pari raporo yaho dutuye, kuko tuvuye mu mujyi wa Strasbourg turi kwerekeza mu mujyi mu yindi ntara ya kure bita Normandie. Ugiye noneho ubundi ujyanywe n'iki Normandie? Tugiye mu gukorera Imana, baradutumiye. Yego. Muri semina y'amasengesho yatangiye ku Mande, ariko ntabwo twashaka kujyayo ku Mande, tugiyeyo ubu kuko twari dufite ibintu byinshi byo gukora. So kandi n'iby'umugisha n'agaciro kuba umukozi Imana yibutse kudutumira muri icyo giterane. So turimo turubahiriza icyo giterane, tugiye dusenge twumva Imana icyo ivuga, kandi natwe turi abakozi b'Imana. Yes, Imana iguha umugisha cyane. Mu by'ukuri natwe nka Evangeliser Le Monde twatewe iteka ndetse n'ibyishimo nyine byo kugendana n'umuntu nkawe. Imana yahaye umugisha, Imana yagize ikivugaho. Mu by'ukuri niyo mpamvu tubikuye ku mutima rwose. Turagushimiye. Yesu aguha umugisha. Nanjye ndishimye kujyana namwe, kandi baza rimwe twigeze kuvuga ngo tuzajya tudrivinga tujya mu murimo w'Imana. Ubu biratangiye, ariko sibwo bwa mbere dutangira umwaka twagiye mu Budage, mu mujyi bita Hannover. Nabwo urugendo ahandi, ubwo no ku mwisho w'umwaka ntabwo tuzabura ahandi tuwusoze. Rero mu by'ukuri wenda nk'ikibazo nakubaza, urabona uvuga Imana, ukorera Imana, ariko ibi bihugu bavuga ko ari ibihugu abantu bageramo ya Mana bari bazi bakayita. Ubundi wakiriye agakiza ryari? Wari ukiri mu Rwanda cyangwa wisobanukiwe ko ugomba guha Yesu ubuzima bwawe ukamukorera nk'umwami n'umukiza wawe aho ugereye hano i Burayi? Nakiriye agakiza mfite ukiri n'umwana. Wow. No gukora ibyaha muri make. So nakiriye agakiza ndi mu prime kwa kundi. Yego. Hari noza bigeze kutwereka ni katete ko mu ijuru no kwa Satani.
umwami n'umukiza wawe agendana nawe. He's a loving father. So aradukunda. Inusembuko. So abandi bashaka kuvuga ariko ni kwa kundi nkatwe natwe turababyeyi. Abana bacu bakora amakosa ariko ukagumukunda. Unconditional love. So ni kimwe na kwa rukundo bagakora amakosa ariko ukamubabarira ukamukunda. Yo ntabwo mu rejecting no. So ni kimwe n'Imana yacu. Imana nicyo gituma dukomeza kujya tukagenda none se uvuze ko wamenye Imana Fara ukiri no muri Afurika ukazi naho uzi Imana ariko noneho ni iki cyagushoboje kubigumamo naho ugereye inaha kuko inaha mbona abantu benshi ntabwo basenga inaha abantu nibyo bibeshya hari abantu iyo bari mu Mana bayirimo urumva kuko hano hari ubwo ugiye kugira ute ngiye gufata agatike kuri peyaje akagatuma turiha imihanda si y'ubusa si y'ubusa hano turagenda nubwo tuba turi gukora urugendo ngo rw'ibirometero byinshi ariko ngo hari aho ugera ukishyura ibifaranga ya mihanda baba constructing koko tuyirihira yego so niyo mpamvu ariko ngira ngo n'imisoro hano dutanga ntabwo ipfa ubusira tugarukira kandi byose urabona iyi mihanda kabisa urabona ukuntu baba barahakoze nyine ubona hakoze nk'ibura wajya n'iburayi niko kera twayato hano turi iburayi ese hari iyindi burayi hano naho twayatuvuga ngo wabona nk'ikintu cyiza ngo hano wifuzaga ngo wagira ngo ni iburayi uzi ko wagira ngo hano ni iburayi turashima Imana rero ko turi gukora mu gihe cyacu kandi noneho tugakorera i Burayi nibyo uvuze nyine ko wakiriye agakiza kandi ninaho urakomeza urakizwa ndetse birushaho kugenda usobanukirwa no kumenya ubunini cyangwa ubugari cyangwa imbaraga z'Imana muri wowe ugenda urushaho kwisobanukirwa ni ukubera iki akenshi usanga abantu beza abadamu beza abakobwa beza ndavuga bafite ubwiza kuburanga kuko ubwiza kuburanga nyine ntabwo abantu babunganya wenda abantu banyumva ntibantera amabuye gusa twese turi beza kuko twaremwe mu ishusho y'Imana ariko na Bibiliya hari abantu yageragaho ikavuga ngo kandi yari mwiza ese ubundi ubwiza bw'umukobwa cyangwa bw'umudamu ubundi bisobanuye ko agomba kuko hari umuntu ureba umudamu ari mwiza cyane cyangwa umukobwa ari mwiza agahita akamujija ngo buriya ngo ariyandarika ngo kubera buriya bwiza bwe ariko se ubundi koko ubwiza bw'umuntu bwakagombye gutuma yiyandarika kandi ubwiza ni general hari ubwiza physically iyo ubonye umuntu ukavuga ngo uriya ni mwiza ariko ubwiza ndibaza harimo kujya mu bintu mu bikorwa ukuntu tumeze mu mutima wacu kuko ushobora kuba mwiza ku maso ariko umutima wawe ari hatari so ugasanga hari umuntu ku maso atari mwiza ariko afite umutima mwiza ngo la belle no bonne so bivuze iki ubwiza bivuze ibintu byinshi mbese ubundi wowe iyo bavuze ngo uriya muntu ni mwiza kuri wowe ubundi umuntu mwiza kuri wowe ni umuntu umeze ute genzura ubwiza bw'uyu muntu urumva iyo bavuze ngo uriya muntu ni mwiza ni kimwe mu cyongereza bavuga ngo beauty lies in the beholder's eyes so ni kimwe ushobora kubona ari mwiza ubundi areba atari mwiza ako kantu bagasobanura kugira ngo batumve icyongereza bakamenya ko ndumva karyoshye cyane ngo beauty lies in the beholder's eyes bivuze ngo ubwiza uri ubwiza burashokana no ubwiza buri muri
wowe ubireba yego mu maso yawe ni kimwe nka wa wundi nende wa wundi wapfuye ngo amaso akunda yego so bivuze iki wowe hari umuntu ureba ko ari mwiza kandi ubundi areba atari mwiza atagitangaza kimwe nuko akwita mubi hari ubu mureba akavuga ngo wa uyu niwe mwiza ubwiza kudefine ubwiza ni ibintu byinshi tugeze ahantu hari izuba ntabwo wagendera kuri physical beauty yego akenshi iranashukana cyane yego ese ko wavuze ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uriyizi utarakira Yesu donc wabonye hari diferanse yo kwakira Yesu n'igihe wari utaramwakira cyane ni ubuzima bubiri butandukanye cyane kuko iyo ufite Yesu hari ibintu wirinda kuko uvuga Yesu arande hari amadesiziyo udapfa gufata niba hari umuntu utukana ugahindura iyo usoma ijambo ry'Imana umenya Bible ikintu ivuga hari ibintu ureka hari nyine mu kwakira Yesu ni bya bindi tuba twifuza guhinduka za kamere imico ukavuga ibi bintu reka mbihagarika ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse cyane ibya kera biba bishize so nibyo nyine nibyo iyo ugize salvation nibyo byose tuba turwana nabyo abantu baba barwana nabyo guhinduka so n'abandi baba bakigerageza munagombe kubajyaginga it takes time hari abantu bivana umuntu wakuriye hano wigiye community bamo hari uburwana ni za karande hari za karande hari ibigare so uburwana nabyo ugerageza harabifuza kubivamo totally bikanga bikagaruka hari ababyihishamo buriyo ubu dusigaye turi no mu isi harimo hypocrites hari abantu bavuga Imana kandi behind so you have to be bavuga Imana ku munwa gusa so icyo umaze kureba ifoko tuba nacyo kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana ireba mu mutima urumva ntidushimisha abana b'abantu ariko ushimisha Imana niba uzi hari ikintu cyakunaniye wagenda Imana itubwira ngo ireba iyo wagiye gusengera mu cyumba cya in your hiding place urumva ubwira Imana what's at your heart Imana na Paulo yigeze abivuga ngo shaka gukora ibyiza ariko ibibi bikantangira urumva so bivuze iki ngo kandi niyo abikoze abikora byanga abyanga so ya Mana yacu natwumva genda uyibwire Mana iki kintu kirambasira niko bavuga mu Kinyarwanda kirango ya want to live the urarwana nabyo kuko abantu nubwo uba warahindutse bazavuga utarahinduka bazavuga cyangwa bazane iyo pase yawe niyo bakuzanya always so nubwo waba uri umuntu mushasha urumva turi mu isi judginga ariko Imana izi umutima wawe nicyo gituma rimwe usanga abantu bamwe unajudginga ngo ari mu byawe ugasanga Imana iramukunda iramublessinga wayo kuko nabwo uzi hahandi hihishe hasabira imbabazi n'Imana uko bigena n'Imana maybe hari ibintu akora bikomeye Imana imwishimira akavuga umwana wanjye azahinduka kuko navuze nkatwe ababyeyi dukomeza tugira hopes ko abana bacu bazahinduka kubera urukundo sibyo kuko urukundo tuba bafite so n'Imana natwe niko tugenza tugenda wenda twegera ku musozo w'ikiganiro cyacu akabazo wenda kadafite aho gahuriye ariko kamatsiko uba mu Bufaransa unahamaze igihe kinini uri n'Umufaransa kuki mu magambo yawe aksa ndetse n'amagambo y'icyongereza ari yabanguka cyane kandi uba uri Umufaransa ni amateka ni amateka obviously origin urumva igifaransa naje mu Faransa nje ndongowe mbaye hano kamwe
nibyo wavuga donc icyongereza cyari kimeze nka cyenda komera nka madara wewe uri umunyarwanda izo zose ni indimi twiga sizo ariko uvuga indimi nyinshi uvuga ikinyarwanda uvuga icyongereza cyiza uvuga ikigande uvuga igifaransa Swahili Swahili kadogo okay ya rero ikintu nakwifuriza hari ijambo nkunda kubwira abantu rivuga ngo hindukira hindura donc warahindukiye uranahinduka ubu uri muri etape yo gutangira guhindura n'abandi bishatse kuvuga iki umurimbyi yarimye nubwo utazi gushyomoka ngo kuko utari umuhanga ngo basi hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira icyo gusa kubihamya gusa ngo nubwo utazi gushyomoka ukaba utari n'umuhanga ngo ariko hamya gusa cyonyine ko Yesu ngo ababarira abantu bazahinduka bahindukira ubu rero turi mu gihe cyo guhindura gakondo abantu yuko abantu ineza y'Uwiteka ukababwira ariko kabayo personal experience personal life nibyo bituma aho Yesu yabonye mu buzima hari ushaka gutanga example Yesu wabonye mu buzima bw'uwundi bwihindukira ariko ushaka umuhe example yawe kuko akenshi abantu ashaka kubona umuntu apfuye yabaye gutya ariko hari ibintu uba waranyuzemo ubonamo Yesu so nabyo bigatuma ukomeza abandi ukamubwira Yesu arabishoboye Yesu arabishoboye uyu munsi wa none hari abantu bari mu bibazo bitandukanye hari abihebye hari abapfushije hari ababishwe n'inzara kandi basenga cyangwa nubwo baba badasenga ariko ubuntu bw'Imana ngo bugera kuri bose ni iki wabwira abo bantu ukurikije ibyo nawe Yesu yagukoreye ni ubuhe butumwa waba abantu bakiri mu bibazo mu gahinda bihebye batabona ejo habo hazaza ese hari message waba bafite Bible verse muri Jeremiah 29:11 itubwira to have hopes for tomorrow kw'Imana imigambi yayo ni myiza so wese ubabaye Imana igikize intimba imvune zo mu mitima amen Imana abo bose bashonje Imana igikora abantu ubushonzi ikabagaburira amen abo bantu barwaye Imana igikiza indwara yego urumva nta kintu abambaye ubusa Imana ijya yambika abantu so nta kibazo Imana idashoboye nta kibazo na kimwe cyahagarara imbere y'Imana so fadasha kugikora maybe afite ubundi mugambi kuri hari ibintu tuba twifuza Imana idukorere ugasanga maybe we arareba n'icyo kikubereye yego ikaguhamo ikindi cyangwa ikabiretse icyo kintu kizabe testimony abantu benshi bibaza Imana y'akanaka wenda mbona baratubwira ariko one time un jour comme on dit en français un jour ça sera réalisé burya abantu babandi aribo babyivugira babandi babazaga ngo Imana yawe iri nibo bazagaruka ngo Imana akayakanaka yarabikoze so hari ibiha time kuko twebwe nk'abana b'abantu tuba dushaka bibe fast urumva ariko cyo maze kureba hari ukuntu tuba dushaka byihuta Imana igukuramo amapyeji imisozi ibiki yigiye kubikora ikabikora neza cyane very very nice urumva Imana ikabikora neza ukavuga Mana I'm sorry nari nashatse kwikupa papa ubinkorere vuba ariko nuko wari ubiteguye you know so ukaba thankful
ukaba grateful ukaba reconnaissant ukagira action de grâce niko babivuga yego il faut avoir une action de grâce ikindi kintu abantu tugomba kumenya akenshi mu bintu bifungura imiryango cyangwa Imana kutugira neza ni action de grâce being thankful kuko tuba dushaka ejo nubona umwanya no gushima Imana ntabwo gato yakukoreye nubone n'umwanya wo gushima Imana ngo ndi muzima nubone n'umwanya wo gushima ngo Mana warakoze ibihari hari ahantu ndi abandi babisho you know to be grateful it opens heavens to be grateful bifungwa miracles to be grateful bizana favor mu buzima bwawe urumva so byango soreje aho nta kintu kidashobokera Imana nubwo byafata imyaka ikibazo si igihe byamara no icyangombwa kuba muzima cyangwa icyo kuba muzima kuko Imana ngo izabikora upfuye ifa kuba muzima upfa kuba uri si kuri muzima na ibihe birahinduka uri muzima ibihe birahinduka amen kuko upfuye obviously ntacyo biba bishizeho ariko uri muzima ntabwo utinya h'ejo hazaza kuko ibintu birahinduka iyo abantu bakibaza ugasanga maybe umuntu wari umeze neza uno munsi ejo kuko ibihe bihinduka ibintu bimeze nabi bakavuga uyu ni kanaka ugasanga wa wundi kandi wari ugize atameze neza ejo ibintu birafungutse akavuga uyu ni kanaka so ni bya bihe na Bible iratubwira ibihe seasons for everything urumva there are seasons for everything urumva ni mu babwiriza exact umubwiriza buri gihe n'igihe cyacu aho King Solomon avuga igihe cyagenewe igihe cyacu igihe cyo guhinga cyo gusarura cyo kurira cyo guseka ni 33 so ibihe birahinduka abantu b'Imana nimuzajya mutinya muhagarare mushikame mukundane kandi ikindi mugukundana ni Ecclesiastes gukundana gukunda abavandimwe no gukundana inshuti urukundo n'Imana yatubwiye ngo ikiruta byose ni urukundo kuko iyo ufite urukundo ukora n'ibidashoboka nawe wa wundi wareba bari mu uramukunda kandi nawe akazakunda kuko aba atarabonye umuntu umukunda so on doit être hari abantu yego hari abantu bakeneye basi kuberekana urwo rukundo cyangwa se ko ukora ya action de grâce ariko ugaburira umushonji wambika uwambaye ubusa kuko hari ijambo buriya rintangaza cyane iri muri ndumva ari Matayo babigarukaho no mu zindi nzandiko ivuga ngo nari ndwaye yego ngo Yesu nari nshonje yabakoreye icyo kiganiro ababwira ngo umunsi umwe umwana w'Imana ngo muzamubona yicaye ku ntebe ni ibintu byamfashe cyane bacira abantu imanza iyo chapter yamfashije cyane nari ndwaye mu gakiza kanjye nari nshonje ikatuma ngira ineza yego kuko sinshaka Imana izambwiye ngo eva mu byo naguhaye wakoze iki so ni ikintu nitwararika kandi ndabikora kandi mu bintu bimesheje umugisha nibyo bintu bimesheje umugisha gutanga bihesha umugisha kurenza guhabwa so ni ibintu uko bingana kose icyo ufite kuko ngo ukuboko gutanga ntabwo kuzabura nk'ukuboko yego so people should give kwakira nubwo kameze ushaka kuvuga ati mfite iki ako ufite gatanga ako gakeya umuturanyi wawe ukazagufungura iyindi miryango igihe njya muri Afurika warampamagaye sinzabyibagirwa umpa inkweto nyinshi n'imyenda urambwira ngo umpa ikiri na mishyashya ariko waretse uvuga ati ntabwo ikinkwira yewe umpamo n'ikigukwira urambwira uti niba ugiye muri Afurika hari bene data hari bashiki hari barumuna banjye cyangwa bakuru banjye bari muri Afurika badafite ubushobozi nk'ubu mfite ngewe nzabona indi myenda ariko yiyinjyanire
ndagira ngo nanakubwire wenda bamwe mu banayihaye bazakubona no kuyizekana za Evangelise Le Monde barize amarira y'ibyishimo barize amarira y'ibyishimo baravuga ngo ni ukuri uyu muntu wakoze ibi bintu Imana izamuha umugisha kubera iki ka kenda aragafata akakambara akagatera ipasi akajya mu nzu y'Imana agahimbaza Imana akeye ameze neza yaberewe kandi je nabibitse muri amwana bikeneye kandi wowe ubu yuba utabikeneye wenda turagira ngo tunakebure n'abantu wasanga wenda barabitaye nko muri puberi oya sinjya mbikora cyangwa se barabiretse bikazasaza oya jewe imyaka yanjye ubigenza ute wowe iki ndashaka kukivuga sinjya ndayitanga kandi nta kintu kinshimisha imyaka yanjye yose ari n'imyenda y'abana banjye ari n'imyenda yanjye ari n'inkweto nk'ibiki kandi akiri bizima nawe utanga ibintu bibisi kuko nanjye kuko ndashaka bamo ibintu bibi nanjye sinatanga ibintu bibi niko gutanga bizima kandi ndashimanyije abantu bose baba bafite ibyo bintu kuko iyo ubitanze nawe Imana irarenuvera garderobe yawe ariko ntubikore kuko utegereje Imana yego yewe imyaka yanjye yose nabikoraga ngira umugabo ukunda kuvoyaja akajya nkakora suitcase valise yuzuye ari abana hari ibyo ngura nkweza abana cyangwa ngeyoje mu Rwanda nkakora charity work shakisha rero abagore 30 n'abana n'ikintu kiguriye abagore n'abana nkankoraho cyane nkakora charity nkafata n'ibintu nigisha n'abana banjye kuva na kera tugafata amafaranga hamwe barabizi tugasha hamwe gufasha abandi jewe kuri jewe mba mbigisha gushima Imana amen urumva so si ibintu bishasha kandi ibyo ntubikorere bene wanyu gusa oya abandi bantu batanze abandi bantu yiba bafite ba bebe nkajyana diapers cyangwa abagura ibyo kurya cyangwa n'ibintu maze imyaka nkora kuko nabyemera Imana avuga Imana uyo nzajya manuka nkajya mu Rwanda nzajya nkora action de grâce cyangwa kuki se wowe tutari twakubona ku makamera wahamagaye itangazamakuru ngo nimuze mu filime nagiye kubitanga mbona ari byo byeze ko n'umuntu asigaye atanga agafuka k'umuceri nkabona yahamagaye itangazamakuru oya jewe ni ibintu maze imyaka nkora kandi bandika bemeramo umugisha najye kuri kamera urumva babijyaho simbajija yego rwose nanjye sindi kubajija buri umwe afite ukuntu areba ibintu urumva hano igihe bari gutanga isomo no ku bandi we namwe mujye mubikora urumva nawe ugomba kujija ubikora cyo buri umwe akora ikimushimishije ushobora kudakunda kujya kuri kamera ngo mbikore abandi bakajyaho hari impamvu ikintu cyose is the reason behind la raison pourquoi tu fais ça nicyo muri ibintu byose dukora idea ufite ari mbi nibyo Imana ireba ingorano zawe ngo ziba zinarangiye ibintu abantu bareba urumva wagikoreye iki ibangiye kuri objective wawe uragiye kuri kamera bande Imana ntizakugira yiba wabikoze kwigisha abandi kandi jye buriya sinzi umuntu wa kamera nabankobeje no kuko Evangelise Le Monde ifatiranye n'imodoka tuba tugiye kurwana mbere ariko ntabigusabye abakameramani binsabye barimo ariko so ni ibintu namenye bibamo umugisha kugira neza mpa ku bavandimwe ariko no ku bandi bantu kuko mvuga tuba twigisha isi turimo no kugira neza kugira neza Imana iba yatugiriye neza pe n'ukuri si ukuvuga ngo ntabwo duca mu bibazo byose duca mu bibazo ariko Imana ikaturwanirira hari ukuntu Imana ikurwanira utavunitse cyane nyine umuntu akareba akavuga iriya yiva nta bibazo agira ariko igenda iturwanirira
uturwanirira. Amina. Ya ufite Uwiteka uturwanirira. Ya Imana iguha umugisha cyane mama Eve. Imana nawe iguha umugisha. Ya turakwishimiye. Yego. Ya nshuti bakundwa ba Evangelizero Monde TV rero murabibona nyine nkuko twari tubibabwiye. Turi mu rugendo nyine turi kugenda, urabona imihanda yaha nyine, ikirere cyaha nubona uko kimeze. Turi murete n'ikirimo ibishyushye. Ubu dufite saa 1:23 ariko urabona ko izuba riracyakanuye, riracyari ryose. Nyine nuko ikirima yacu nyine nuko ibiteye. Yes, twari turimo tugenda rero tuganira n'umukozi w'Imana mama Eve, kandi atukoreye ikiganiro cyiza rwose. Nkeka ko nugira umugisha wo kugikurikira uzakuramo byinshi bishobora kugufasha. Nyamara nanone ntimugire ngo ndi kumwe na Eva gusa, ahubwo inyuma turi kumwe n'undi muntu nawe wa Evangelizero Monde. Reka nawe tumusuhuze twumve imvamutima ze. Mwiriwe neza kandi muraho? Ikibazo. Ya mwiriwe neza kandi muraho abinyumiye mu gikoni. Shalom. Ya mumeze mute rero? Turashima Imana. Niba bitabaderanja na mwabasha kwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ese mwe muri bande, ninde turi gukorana iki kiganiro abantu bari kureba kuri kamera zacu. Joan. Mary. Harerimana. Utazi ibisobanuro bya Joan ni umwe uvugwa muri Bibiliya, umwe mu bagore bagendanaga na Yesu ajya kuvuga ubutumwa. N'abantu umumemba wa Evangelizero Monde. Amen. Yitwa Joan Mary Harerimana, kandi nanjye nitwa Harerimana Felix. Ubwo rero icyo ntababwiye mwibwire. Yitwa Harerimana Joan Mary, nanjye nkitwa Harerimana Felix, nanjye nzongeraho ka Joan. Uvuze ko uri member wa Evangelizero Monde TV, uri umufatanyabikorwa mwiza wacu, kandi turanagushimiye turi kuri izi kamera kuko udufasha umurimo mu buryo bukomeye. Reka murakoze kutwakira. Umuririmbyi yaravuze ngo muze dukorere Imana yacu tugifite uburyo. Amen. nagize ngo ugiye kugakomeza. Muze dukorere Imana yacu tugifite uburyo. Yego. Nimuze dukorere Imana yacu hakiri ku manywa utarira. Yego. Nimuze dukorere Imana yacu tugifite imbaraga zo kwikorera. Kuko hari igihe kizagera bakaba badukenyeza batujyana aho tudashaka. Igihe tugishoboye rero gukorera Imana, tujya aho dushoboye kwijyana, ni byiza ko duhana imbaraga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Amen. Namwe rero mudukurikiye, ni byiza ko muhaguruka gukorera Imana ubu ngubu, kuko hari imihigo myinshi twahigiye Imana. Igihe cya Covid uvuga uti se Mana yaba warondetse iki cyorezo rya none, nanjye ejo nzagukorera, nanjye ejo nzaba imbere yawe. Ese uyu munsi wa none imihigo yawe waba warayihuguye? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uhiga umuhigo ntuwigure, bitwa no kutawuhiga. Mwene da, higura umuhigo wawe nk'uko wawuhize, kugira ngo ugufungurire n'indi migisha Imana igomba kuguha. Ngiye kukubaza ikibazo kimwe ariko kindi, ariko ndakikubaza. Twasigiwe na Dorcas ivuga ngo imirimo ifite byinshi ifungura.
imirimo uri mu mva wavamo kubera imirimo, kandi umukristo nyawe n'ufite imirimo. Kandi n'uyo twigishwa mu bavugabutumwa wese tugenda tumva ngo tugire imirimo izaduherekeza, kuko iyo mirimo ifite icyo izatumarira mu gihe cyo kwambikwa amakamba. uyu munsi wa none niba tubona ko mu gisirikare hari kaporari, hari ashida, hari kapiteni, hari majoro, tujya tubwirwa ko no mu ijoro ariko bizaba bimeze kubw'imirimo umuntu azaba yarakoze. Hari amakamba azambarwa azaba atatseho inyenyeri. Ese jyewe ikamba azambara uyu munsi ndibaza, nawe nkubaza, rizaba ririho inyenyeri zingana gute ukurikije imirimo yawe? Niba Dorokasi yarapfuye abakene bakarira, akongera Imana ikamugarura, kongera kumwongerera indi myaka yo kubaho kwe kubw'imirimo yari yarakoze. Ese ngewe uyu munsi wa none ngiye nasiga nk'uruki uyu musozi? Ese nanjye hari abandira kubw'imirimo naba narakoze? Ese wowe hari abakuririra kubw'imirimo waba warakoze? Umufaransa yaravuze ngo il n'est jamais trop tard. Uyu munsi ngo nta kera habayeho. Uyu munsi wa none urabwirwa ngo wongere ugire imirimo, tangira ugire imirimo, wongere kuyo wakoraga kugira ngo ugire ibizaguherekeza, nanjye ngire indi izamerekeza. Niba ntabyo nakoraga cyangwa niba ntabyo bakoraga, reka dutangire, kuko n'ijambo ry'Imana rero katuvuga ngo abari abambere bazaba b'inyuma. Wireba kuri bagenzi bawe se ubugewe ngo nazageza aha runaka, kora pari yawe, Imana ibibone, ugire aho ubitsa, kuko mu isi dufite kugira amakonti aremereye mu mabanke, tukakinguzanya amakonti akaremera, ariko hari konti yindi tutagomba kwibagirwa yo mu ijuru, ari iyo mirimo mu isi tugomba gukora, ufasha mugenzi wawe ababaye, gusura uwo murwayi urwaye, kumuherekeza kwa muganga, gufasha undi mugenzi wawe kwifushaho ubufasha igihe icyo ari cyo cyose. Numva rero icyigisho cyiza cya Tabita kigomba kumbera urugero rwiza nakurikiza, kandi nawe udukurikiye nicyo mwifuriza. Niba utaratangira ntabwo urakererwa, n'uyu munsi watangira. Imana iduhane umugisha. Amen. Imana iguha umugisha cyane, turagushimiye kandi tugushimiye ko wifatanyije natwe muri uru rugendo rw'ivugabutumwa. Hari mesaje yindi ufite ushaka gutanga? Icyo nakongeraho, nubwo sindi umuririmbyi wa cyane, indirimbo ivuga ngo muze dukorere Imana yacu, tugifite uburyo, muze dukorere Imana yacu, tugifite uburyo, kuko hari igihe kijya kigera uburyo Imana yacu, tugifite ubuzima, igihe kijya kigera uyu buzima bukagira iherezo. Korera Imana yacu, tugifite ubuzima, igihe kijya kigera ubu buzima bukagira iherezo. Amena. Amina, amina. Nimuze rero dukorere Imana yacu, tugifite uburyo. Iyo niyo mesaje yawe, kandi kuko n'ubu ngubu mutureba natwe tugiye kuzamura icyubahiro cy'Imana no kuvuga ko igira neza. Amen. Dukore hakiri ku manywa, nawe kora hakiri ku manywa aho uherereye hose mu mpande zose z'isi. Imana iduhane umugisha, kandi Imana yaze kwifuza kwanyu kose. Shalom, shalom. Shalom. Murakoze cyane, turabashimiye kandi dukomeje kubifuriza umugisha w'Imana muri uru